Basuje mbifuriza igitondo cyiza abakunzi ba Mia Boss TV. Uyu munsi nanone tuje kubagezaho andi makuru agezweho kandi yarayavugwa ndetse nayiri wavugwa ku munsi w'ejo, tutibagiwe nandi aramutse avugwa muri iki gitondo cyiza. Mbifuriza weekend nziza rero bakunzi bacu, bakunzi badahwema kudutega amatwi, badahwema kudukurikirana ibihe byose tubagejejeho inkuru n'ibihe byose tuzanye ikintu gishyashya kuri uyu muyoboro. Ni by'agaciro, Imana igibaha umugisha kandi Imana igibagororera. Mukore subscribe mwese, weho wayikoze ubishimirwe, nawe utarayikora kandi ndakwifuriza ko wayikora kugira ngo tujye tukugezaho aya makuru kandi aya makuru abashyushye. Uyu munsi rero tugiye guhera ku nkuru y'akababaro, ni inkuru dukesha Fine FM ibyotse itangaza muri iki gitondo, inkuru y'umunyamakuru abantu benshi bakunze, abantu benshi bishimiye, umunyamakuru wagize uruhare mu kugira ngo havuke abandi benshi, umunyamakuru wagize uruhare mu kubaka itangazamakuru mu Rwanda ndetse no kubaka siporo yo mu Rwanda. Ni umunyamakuru uzwi w'ikirangirire w'icyamamare haba mu Rwanda, muri East Africa, ku isi hose. Ni Jean Lambert Gatare rero bivugwa ko yaba yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru abantu batiyumvisha, inkuru abantu batabasha kumva rwose ngo bayakire. Abantu bamukunze mu ijwi rye ryiza mu kogeza umupira kuri Radio Rwanda ndetse n'ahandi yagiye akorera nko ku Isango Star, ndetse no mu bijyanye no kwamamaza yagiraga publicité nziza ziryoheye amatwi, abantu bakishimira kuzumva. Gusa igiteye agahinda nyine nuko iyi nkuru iramutse ivuga ko yaba yitabye Imana. Ni mu kiganiro cya mu gitondo Fine FM ikora niho dukuye aya makuru, gusa dutegereje kumva aho biherereye, ndetse biravuga ko yaba yapfuye ari mu Buhinde aho yagiye kwivuza nyuma yuko bari yagezeyo akarwara, ariko akaza kuremba cyane bikarangira anitabye Imana. Rero twavuga ngo Imana imwakire mu bayo ndetse Imana imutuze aheza, imuhe kuruhuka neza kandi mu mahoro. Ni umunyamakuru wamenyekanye kandi umunyamakuru uzwiho kuba akunda Rayon Sport byo ku mutima, ndetse ubu ngubu aba bareyo, yaba abasportifu, yaba bamukunze muri rusange, abamukunze nk'umunyamakuru, abamukunze nk'umuntu wogeza umupira yamamaza, byose bose twabifuriza kwihangana no kugira gukomera, kubera ko uyu ni umunyamakuru ukomeye kandi ni umuntu ufite icyo avuze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Dukomeje n'amakuru yacu rero, twababwira ko inzobere z'umuryango w'abibumbye UN zamaze koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zijye kureba ibyo M23 iri gukorera muri aka gace, ndetse zijye gukora ubushakashatsi ku biba bivugwa, zijye kwitegereza neza ibiba bivugwa mu bitangazamakuru, ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza, ibyo M23 ubwayo igenda itangaza, kugira ngo bimenyere ukuri ndetse bamenye ikijya mbere. Hari raporo nyinshi zigenda zisohoka, zigenda zitangazwa, ariko ugasanga izo raporo ntago umuryango w'abibumbye uba waje kwirebera ngo uhigerere umenye ikiba kijya mbere, umenye igikorwa cyangwa se ibidakorwa, iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Niyo mpamvu rero umuryango w'abibumbye wamaze kohereza inzobere kugira ngo zize kureba ni iki kijya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu karere karimo ibi bice bigiye bitandukanye M23 yamaze gufata no kwibikaho, birumvikana ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 rero yatangaje ko yiteguye bikomeye kwakira izi nzobere za umuryango w'abibumbye kugira ngo basubize ibibazo byose bashobora kubazwa, ndetse ibibazo byose bashobora kuba babazwa n'uyu muryango cyangwa se n'aba bantu bajeyo, kugira ngo bashyire ukuri ahagaragara, kubera ko hari igihe rimwe na rimwe babeshyerwa ugasanga baratangaza ibidakwiye cyangwa se ibyo badakora, nko kuvuga ko abantu bashimutwa n'uyu mutwe wa M23 bakajyanwa mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse no kubavuga ko amashuri afunze, ariko ejo tugasanga nyamara hari
amashuri, abana bari kwiga mu mutekano usesuye. Niyo mpamvu rero izi nzobere ziyiziye. Ngibi rero ibintu tugiye kuvugaho byaba byazanye izi nzobere kugira ngo ziganire na M23 ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere ni ukurebera hamwe uburyo hashyirwaho amasezerano y'amahoro ndetse hakaba hagaruka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko byagaragaye ko umutekano ari muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'intambara z'urudaca zihora zihabera, ndetse habaye isibaniro ry'intambara. Ibi ngibi rero bivuga ko M23 igomba kuganira n'izi nzobere ku bijyanye no kuba bashakira hamwe ikintu cyatuma amahoro arambye yagaruka muri aka gace. Ikindi kigomba kuganirwaho no kuganira no ku kibazo cya Kongo. Ibibazo bavuga ko biterwa na Kongo ubwayo ndetse n'ubutegetsi bwayo buri ku buyobozi bwa Kisekedi, nabo bafatanyije kuba haterwa ibibazo bitewe n'uko ubuyobozi bugenda buteza intugunda n'impagarara, bigatuma rero abaturage bagenda bimuka bava mu byabo ndetse bakagenda bajya guhunga baba impunzi kandi bari mu gihugu. Ibyo ngibyo rero nabyo biri muzaganirwaho, uburyo abaturage basubizwa mu byabo bakuwemo ndetse bakaba bagarurwa mu mitungo yabo. Hari abantu bafite imitungo ariko ugasanga bagiye bayivamo kubera intambara no kubera ubutegetsi bugiye buhindagurika. Ibyo rero bigatuma abantu bahunga bakava mu mitungo yabo. Ibyo rero nabyo biri muzaganirwaho, bigatuma abaturage barebera hamwe uburyo bagarurwa mu byabo. Ikindi bazaganiraho ni ukutaha kw'impunzi zimwe na zimwe ziba zaragiye zihungira mu bihugu bitandukanye, yaba mu Rwanda, muri Uganda ndetse n'ahandi, ugasanga abantu bagiye bahunga. Ibyo nabyo biri muzaganirwaho kugira ngo barebe ko abaturage bagaruka bakongera bagataha bagasubira mu gihugu cyabo. Ikindi kintu kigomba kuzareberwaho ni ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba ndetse n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo, kubera ko usanga hari imitwe myinshi bavuga ko irenga 100 ndetse iyo mitwe yose ikaba ibifite intwaro, usanga ishaka gusahura, ishaka kwica. Ibyo ngibyo rero biravugwa ko nabyo biri muzaganirwaho kugira ngo barebere hamwe umuti urambye w'iki kibazo, kugira ngo barebe ko iyi mitwe yacika cyangwa se hari iyindi myanzuro ishobora kuyifatirwa bikaba byarangira amahoro yongeye gutaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byatejwe na Kongo n'imitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro, ibyo byose bizaganirwaho n'uyu mutwe ndetse n'intumwa z'umuryango w'abibumbye UN, kugira ngo barebe uburyo iyo mitwe yabaho cyangwa se ntibeho, igakurwaho burundu, ikaba yasenywa mu gihe cyose izi ntumwa zasanga M23 ibyo irwanira cyangwa se ibyo irimo gukora ari ibintu bigamije kubahiriza ikiremwa muntu no kubahiriza imibereho y'abaturage. Ikindi kintu rero iyi muryango w'abibumbye ugomba kuzaganiraho na M23 cyangwa se uzakorera muri aka gace, nuko uzaganira n'abasirikare basirikare ba FDLR bafashwe bagashyirwa bakoherezwa mu Rwanda bakaza kubazwa. Ikindi kintu rero bivugwa ko bashobora kuzaganiraho ni ikijyanye n'abasirikare ba FDLR bafashwe bakoherezwa mu Rwanda, abandi bakaba bakiri aho bafatiwe cyangwa se mu bice bimwe na bimwe byagiye bifatwa na M23. Bivugwa ko rero ubwo ngubwo bazaganira n'aba basirikare ndetse bagakora ubushakashatsi, bakabaza bamwe mu bayobozi b'iyi mitwe igiye itandukanye, by'umwihariko harimo FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, yishe abatutsi b'inzirakarengane mu mwaka 1994. Ni muri urwo rwego rero uyu mutwe cyangwa se uyu muryango w'abibumbye ugomba kukicarana n'aba bantu ukaganira nabo kugira ngo bamenye mu by'ukuri ukuri kwa nyako kuruta ukuri bakura mu bitabo no mu mpapuro no mu maraporo agiye atandukanye agiye agenda atangwa. Mbifurije ibihe byiza guhaha mu karonka bakunzi ba Mia Boss TV, kugira ngo turebe ko iyi si twayibaho kandi tutuje ndetse tubayeho twishimye. Mugubwe neza rero, mugire ibihe byiza. Ni Mia Boss TV, wowe utarakora subscribe koraho kugira ngo tujye tubana kandi tujye tubana mu bihe byose tubagezaho amakuru agezweho.